nze mva no ku nkoni mama naramuregera ngo umugabo yankubise gusa ne kujya kumuregera gute kandi nanjye narasikuze mama kubitwa uguka kuko ibyo byose uri kuruhira ushobora kuzasanga uri kuruhira ubusa kuko abo turuhira twemera ko ari abana. Ibihe byiza kuri mwese abakunzi Inzira y'Ukuri TV, amaro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi twongeye kubaha ikaze kandi mwebwe mwese mudukunda muduhoza ku mutima, Imana ibaha umugisha. Abantu mukora like rwose mukarayikinga izi video zacu, Imana igibaha umugisha kandi igibongerera imbaraga. Nabasabaga n'abandi mutari mwakora like, mujye mukora like na subscribe ku bantu rwose bitagize icyo bitwaye. Mwaba mutugiriye neza. Imbere ya kamera turi kumwe na Mama Fabrice. Mama Fabrice, amakuru meze neza ko ndeba ufite courage nyinshi abantu bite courage bana bateza gatambara gano ni salama kabisa. Ndabona rwose ufite courage nyinshi. Oya tugomba gutangira n'icyumweru turi mu bihe byiza tukishaka mwimbaraga. Ari uri gukora ibintu byiza cyane, uri gusangiza abantu ib'Imana, ijambo ry'Imana ku Nzira y'Ukuri TV mu gitondo cya kare. Bivuga ngo bari kwakira ifunguro rya mu gitondo cyane, kandi abahanga bavuga ko rwose buri ifunguro rya mu gitondo iyo umuntu yaryakiriye amanywa yose rwameze neza cyane. By'umwihariko ndanasuhuza abantu bose basenga niba turi abantu baza ku Nzira y'Ukuri TV bagasenga niba turi, n'abazindukira ku Nzira y'Ukuri bagasenga niba turi, bakumva ijambo ry'Imana. Abo bantu bafite iyo mpano rwose Imana ibaha umugisha. Kandi nk'uko bivuze dukomeje gusuza abakunzi bacu. Mu by'ukuri iyo ubona abantu bakomeza bagenda bakanda bakubona banakubwira ko bari kumwe nawe, ariko dukeneye na comment, dukeneye comment ise ibiganiro tuba twongeremo iki dukuremo iki mutubwire, ariko turabakunda kandi tuzi neza ko mudukurikirana neza kandi ndabizi neza ko Imana izatugirira neza. Abakunzi bacu baze kuzamuka ku buryo turabura nk'abantu nkabange ngo tugize 2020 ya subscribe. Nibaze badushyigikire, gushyigikira iyi Nzira y'Ukuri TV no gushyigikira umwana wo mu muhanda. Nuko umwana wo mu muhanda icyayi, nuko umwana wo mu muhanda ikigori cyane. Birya bikorwa byose bikorwa bitwavuye ku Nzira y'Ukuri cyane, tukagerageza gushakisha. Harimo n'abajya bahambona bakabaza ati ariko se Mama Fabrice Nzira y'Ukuri bite? Ababwira rwose Nzira y'Ukuri ndi kumwe na Pio kandi tumeze neza, twashyizemo imbaraga. Rega buri muntu wese agira ahantu ahinga keza. Iyi natwe twaje guhinga hano ku Nzira y'Ukuri TV kandi tuzi neza ko ibyo ngibyo mukora uko bazarushaho kudushyigikira tuzeza kandi dusarure kandi tuzasarura dushyira n'abandi. Ntabwo dufite gahunda yo kurya twenyine. Muzi ko Mama Fabrice ateretse mu bo mu muhanda, Pio ateretse mu bo mu nzu y'Imana. Iyo yaguwe neza Imana yamusoye mu nzu y'Imana haba habonetse 1/10 n'amaturo biki cyane. Nanjye ngajyana y'10 hanyuma n'amaturo, ariko nkanatura no mu n'abantu mu muhanda bakarya ikigori bakabona icyayi. Mujya mutubona ko tuba turiyo rwose, burya birya byose ni imbaraga zanyu zibiva hano kuri Inzira y'Ukuri TV. Ahubwo nibagiye babikora banakorera like cyane cyane like nutanabishoza jya ukanda kuri like gusa kuri karakantu kagakumwe wowe witurize ibindi Google izajya ibyikorera. Burya iyo wakanzeho kuri karayike ugakandaho buriya rwose ujye utekereza ko uhaye umwana mu muhanda icyayi n'irindazi. Unateye n'inkunga Inzira y'Ukuri TV ku buryo Google yihishe yaringa cya kintu yashyizeho. Biba byoroshye cyane, biba byoroshye, urumva biba bituma rwose natwe tuzamuka mutuzamure. None se kandi mwe dufite ni mwebwe dufite kandi twabagiriyeho umugisha. Naho ubundi kuza ku Nzira y'Ukuri turahari ku bwanyu kandi rwose turabizi neza ko tuba twabyiteguye. Erega buriya hari n'umuntu ubona ukaruhuka. Hari umuntu ubona ukaruhuka kandi Imana yampaye umugisha. Muranzi imyaka yose maze kuri YouTube, Muranzi nta birushya abagenzi ngira kuko nanjye seranduhuye. Maze iminsi ngira abantu kwistressura, mbabwira kwibebeza, mbabwira kwikunda. Ntabwo ushobora gukunda abandi nawe utikunze. Ubwo rero ibyo ngibyo byose ndatekereza ko utuganye n'ugiciye mu gikara kabana natwe arishima. Mama Fabrice turambiranye, turashaka kuganira ku muryango nkuko twigeze no kumuganira no mu mishishize, ariko noneho ndajya gutuganire ku muryango dushingiye ku buhamya bwawe. Hari ubuzima wabayemo, ubuzima bwo mu muhanda, ubwo buzima abana n'iki gihe nabwo ubona abana bari kubyuka, bamwe bakabyiruka bajya mu muhanda. Ni iyihe mpamvu ushingiye ku buzima wabayemo? Ni ikihe kiri gutuma abana bajya mu muhanda? Ni ababyeyi, intege z'ababyeyi? Ese hagati y'umugabo n'umugore ukwiriye guhana abana cyane kubaha uburere navuga ngo bwinshi cyangwa se bw'igitsure, kugira ngo umwana byibuze akure adari igitsure cyane ngo akubitwe n'ibiki, ahubwo akure yumva inama
inama agirwa ushingiye nko ku buzima bwawe n'icyabigutumye ujya mu muhanda n'impamvu wabona ko n'umwana umurinzi ibindi batajya mu muhanda mbese ngo usange abantu bakomeje kukugira ibibazo by'abana mu muhanda niyihe nama wagira abantu? Ndaza kubagira inama ariko ndaza no kugira icyo mbivugaho. Icyo mbivugaho icyambere buriya kugira ngo abana tugwiza abana mu muhanda cyane ko muri iki gihe byabaye byinshi. Byabaye bigari byagutse uri kureba abana none ugasanga ni n'imyaka mito. Imyaka 3 mu muhanda, imyaka 5 mu muhanda, 7 mu muhanda. Mu byukuri birakabije kubona umwana rwose ari gutambatamba ariko atambira mu muhanda. Wenda reka nemere ko abana bamwe ari abamama bazunguza mu muhanda. Ariko icy'ingenzi gikomeye uri kugenda ubona inshingano ababyeyi cyane cyane igitsina gore turi kuzitakaza. Nta mwanya dufite. Turi guhiga ibintu ariko kibaza abo bizatunga cyangwa abo bizagira umumaro ko bari kwirukira mu muhanda biragenda gute. Urugero abana n'aba batantine, abana n'aba bakozi rwose hari umwana ushaka kumara icyumweru akamara icyumweru atarabona mama we atarabona papa we. Urugero arataha agasanga mama naraza, tantine akamugaburira akamwoza akamuhereza devoir yarangiza akaryama. Mu gitondo saa 11 tantine akabyuka akongera akamutunganya akaba ari umujyana ku ishuri. Cyumweru kigashira rwose umwana atarabona nyina wamubyaye wamwonyeje. Numva rero mu byukuri uwo mwana ukuntu azakura twibuke ko uyu muntu utarabyaye uyu mwana nubwo ari umutantine we ntabwo mvuze ko abatantine atari abantu beza ariko nanone ntabwo inshingano zo kunoza umwana ngo amushyitse ku gihagararo cy'umuryango cyangwa igihagararo cy'icyakwiriye gukora ku mwana ntabwo yagishyikaho. Kuko twagiye natwe tuba mu miryango itandukanye twagiye tunaturana n'abatantine batandukanye buriya bari abana. Urugero uzabona umwana akiri muto mama we najya kugenda afite nk'umugisha ko mama we agenda hakeye najya kugenda umwana arire. Ubu umwana ararize yanze ko mama agenda ariko ntafite uko abisobanura kandi yarize na kuriya nyuma tantine aramuhondagura akamubwira ati kukinyoko yagiye kugenda ukarira. Ikindi binaturuka kuri iki ngiki nigeze nkurikirana ikiganiro ejo bundi cy'umushumba umwe nari buvuge avuga ukuntu abantu bafata frate ya miliyoni bagafata intebe za miliyoni 3 bagafata saro yuzuye ibintu n'ibindi byumba bakabisiga birangaye bagafata stock bakayifunga. Bagafata stock irimo umuceri irimo ibiro 25 by'umuceri ibiri 10 by'ubugari bagafunga pe agasiga geneye tantine. Ibi binamugeneye n'aya mata hora amubwira ngo nayo umwana tantine nawe afite inda yo kunywa amata. Hari ahantu ugera cyangwa hari ibintu ubona mu by'ukuri ugasanga nabyo biri kugiraho ingaruka abantu. Niba umwana asigiwe amata kandi akagomba kuyanywa ari mw'amazi kandi anakubitwa abwirwa ko mama we yasize amata yo kumuha amucyurira amubwira ukuntu nyina kuko uyu munsi iyo umukozi mugiranye baza byitura umwana kuko niwe yasigaranye n'abana yasigaranye kandi niba gukumvishiriza twaje tubona utuntu twishi kuri TikTok tukwiye gukangura abagore ariko kujya dukanguke tube mu bana turi kurushaho cyane kugenda duhunga abana. Uyu munsi wa none uganiriye n'umwana cyane cyane ngabara baba mu muhanda nkanyuganira nabo 90% bakubwira ko kugira ngo bave wabo mu rugo ari ba mama. Mama yazanye undi mugabo, mama toteza papa, papa toteza mama. Mu rugo nibaduha ibyo dukwiye kandi biranahari. Mama simubona n'ubundi nafashe umwanzo wo kuza kwirebera iyi mihanda no kwibera muri iyi mihanda kuko n'unda ababyeyi simbazi simbabona kandi barahari bariho nibyo bana bagenda bambwira. So rero mu byukuri uri kugenda ubona nihatabaho guhuguka kuko ubushize tugana twaganiriye ikiri gusenya ingo n'ikiri gutuma uyu munsi none amadivorce cyangwa utandukana ko abashakanye biri kuba byinshi ni impamvu yo kutabona abantu baburiranye umwanya. None si umuntu waburiye umwanya umugabo yageze ngo azabonera abana. None wikindi urumva abantu bamaze gutandukana habaye ingaruka habaye ingaruka ikomeye cyane y'ababana kuko babana barabarwanira umugabo atinda bajyana umugore atinda bajyana. Aba bana rero aho babaye numva abana batajya kuri condition yo kubwirwa ngo ntuzarebe papa cyangwa se niba bagiye kwa sati ntuzarebe mama. Hari umupasiteri nawe uri kubisobanura avuga ati niba abo bana baba babyaranye n'uwo mugabo nubwo ujyanye n'ibibazo n'umugabo wawe ngiye kubishyiramo abana kuko abo bana bavuka ntago bari ibyo bibazo byanyu ntabyo bazi ndetse nta nubwo babigiramo uruhare. Rero reka abana basure nyine ariko uri kureba ukabona ahubwo bizagira intera ndende kuruta iyo turi kubona ubu kuko natwe ubwacu mu miryango twitwaye nabi cyane. Nkwiye gutekereza ngatekereza ko abana bankumbuye ngatekereza ko aba bana nanjye nabo banyeneye uko akazi kanshaka uko umugabo nshaka uko urusengero runyeneye. Hari umwana umwe ari agatekerezo kamugeze kuduha umwana ngo yaricaye abwira papa ati yaba twari twimukiye mu rusengero
papa wawe mushumba aramubaza ati se mwana wanjye kubera ati papa ati iyo uri mu rusengero nibwo buvuga neza ati ariko utashye ugeze mu rugo tubwira nawe ati mu rusengero ndabona ari wo hashobora kuba ari byiza kubera ko ari wo tubwirira neza ati byiza nuko twaba mu rusengero. Urumva umwana aba afite icyo abwiye papa we, bivuga ngo hariya hanze abantu batureba turabakirisitu turabanye dukoreye abantu ba bloody shower dukoreye abantu ya anniversaire, ariko birakomeye kuhafeksi uyu mwana yabaye igicamo cyo kwarirwa n'umukozi. Uyu mwana nta buzima nta byishimo afite kuko mama nta muheruka, papa wereka sinakubwira tugeze ku by'abagabo byo byaba ari ibindi n'urundi rwego. Mugabo rwose aba yumva kurera atari inshingano, ariko nukuri burya nkuko ari inshingano mu mugore n'umugabo nawe ni ngombwa kugira umwana warezwe na mama na papa ukabona bose bafite agahi gatoya mu tunota duke mbere kujya ku kazi. Kuwa gatandatu cyangwa ku cyumweru mbere yo kujya muri sport cyangwa ujya mu bindi banza utanga utunota cyangwa mu gihe uvuye muri sport utanga utunota kuri barabana, wenda uze kwita no kuri nyina ariko witaye ku bana, kuko abana bafite uduhinda dutandukanye mu miryango, n'abakirimo bafite uduhinda n'abayikuriyemo bafite uduhinda. Kandi ikintu kineye ubwoba urabona imibereho dukurirana mu miryango tuzamukana mu miryango niyo tugenda kubakana. Bisubiremo, imibereho tuzamukana mu muryango yego niyo twubakana. Niyo mujyana kuba iyo buri umugabo iyo umuhungu avukiye wawe barwana abazi ko umugore akubitwe nawe yagiye kubakara kubita atahuye na Kristo hindura imitima. Ibya bintu by'ibikarande biramukurikirana ugasanga niko byubatse muzabireba. Ariko mu by'ukuri wenda nkanjye mu mikurire urumva twe twakoze tuzi ko nyine umugabo akubita umugore, natwe tugezemo badukubise turazihamamo fanize mu makarusazemo kandi akubitwa. Ariko urumva iyo ataza gutabara Imana uri ari no kunyica kuko sinfite gahunda yo kunaruvamo. Ariko no kubera ko nanjye nabonye mama ruvamo. Wabona giniga igu kubitinki yewe angavuga ni kabagore bose bavuga uti niko abagore kubera ko narinze mva no ku nkoni. Mama naramuregera ngo umugabo yankubise gusa ne kujya kumuregera gute kandi nanjye narasikuze mama kubitwa. Ntabwo nari kujya kumuregera nzi ko ari bwo buzima. Numvaga umugore wese hava akagera ahubwo n'uwo mama uzi ko umuntu abaho ubuzima iwe mu rugo akagira ngo n'abandi bose nko babayeho. Urumva nabibonye kwa mama nanjye ngeze mu rugo rwanjye barankubita kajya numva imiryango yose birakubitana. None ikintu kindi cyambayeho nuko ngeze mu rugo hari ibintu byambayeho byitwa kwishakishiriza. Nyine umugabo akaguye nica n'ikiza ndakayanywera nkavuga na papa se katigiraga ya mama yishakiraga igitenge, mama yishakiraga y'inzu, mama yishakiraga uniforme y'abana n'ibiki. Nanjye mbaho gutyo. Nono mbayeho na gutyo urumva umuntu haba gukuye hari amateka hari ingaruka zikubaho. Miryango iri kudutega amatwi zana dutega amatwi. Iyo miryango muri kubaka kuko mubonye izagira ingaruka ku bana kuko na wa Mungu uzaza kuharambagiza amaherezo azamenya amateka y'uwo muryango kandi nayamenya uyu mwana wawe ubashatse azagira ingaruka kandi zitakagombye kumubaho kubera wowe. Urumva kuba papa Fabrice yaranshatse akumva kwa papa muretse ko no kubyumva yaranabibonaga baguruka barwana akumva mama aravuga ukuntu umubabaro wamwisha atazi kugurirwa igitenge atazi kugira ute. Urumva utwo tuntu uyu mugabo aratubika nawe atakikugurira wabaza ariko muzangura igitenge kubwa ati se nyoko wera kiguriwe. Ni urugero ninde wakimuhaye rero mu byukuri nawe bigagutera imbaraga zo kwatapu na mama yarabyihigiye nanjye kambyihigire. Ubuzima ni bubi uzi ko bugira ingaruka. None se urugero wagize ngo hatabaye Kristo ucike gisheni cya karande n'abana banjye byabagiraho ingaruka. Bakura bazi ko mama ari usyaga ari ushakisha none nabo bakazashaka iyo miryango gutyo. Fabrice akazubaka azi ko umugore ari uhigira urugo gutyo gisekuru. Bityo rero imiryango ndayingingira guhuguka kuko ibintu turi kubaka bizubakika paka no mu buzukuru ndetse n'ubuvivi. Yego ni ikibazo gikomeye rero. Aba bana yaba babyeyi wari urimo kubagira inama ushingiye ku buzima wanyuzemo ushingiye aho wavutse urugize uti nabonaga data akubita mama nkumva ko nanjye aribwo buzima nzabamo. uyu munsi uba wumva bimeze bite? Mbese utanga ishusho y'uburyo umubyeyi nyirizina
akwiye kwitwara mu rugo iwe. Wahoze uvuga uti umwana ni ngombwa ko umwana arimo kurerwa na tantine, kandi uwo mutantine hari igihe nawe abwirwa nabi, ugasanga cyangwa yarezwe nabi, bamukingiranye, cyangwa nawe yavuye iwabo yararezwe nabi nyine aje kukurerera, cyangwa ugasanga banakinze n'ibyo yavuye niba batananabibona, n'uwo ugasanga banabikingiranye. Gira inama uyu mubyeyi rero inama namugira, navuze ijambo rikomeye ngo Imana igitanga uburyo bwo gutanga ibyo utahawe. Uyu mama Fabrice wicaye imbere, Imana yamaye umugisha wo gutanga ibyo nahawe. Kuko naricaye ndavugana, ariko nubwo iwacu batatureze bakaba baratujugunyanze gutyo, mama akabyuka akikorera agatara akajya guhiga kugira ngo turye, papa nawe akamutera inshingano. Ubu nanjye neza nzakura abana banjye batambona na affection. Ikindi iwacu habaga ikintu cyitwa inkoni. Papa yakwinjira agahondagura abana, wacirwa agahondagura ibitutsi bitabaho. Ariko ndashima Imana ko abana banjye Imana yamaye umugisha wo kunyura ibiganiro, ni inshuti zanjye, nizo nshuti ifite. Ikindi nta anniversaire zabaye iwacu, ariko uyu munsi turazikoreshereza abana mu rugo. Ikindi nta affection y'urukundo, ariko ntegetswe, nshinzwe, ngomba mu nshingano kuba Fabrice urukundo nka Sabrine, Sandra bakanyisangamo, kandi nkabereka n'abandi bagomba kubakunda n'abandi bakabakunda. Bityo rero inama nagira umubyeyi wese wakurikirana kino kiganiro, icyambere huguka kubyo byose uri kuruhira, ushobora kuzasanga uri kuruhira ubusa. Kuko abo turuhira twemera ko ari abana, twemera ko ari umuryango. Mbese uwo muryango uri kuruhira, niba wa mwana uzajya kugera muri cya gihe yeze azakwitura ibyo wamukoreye, akavuga ati mama se nigeze mubona, aho ntituzashiduka abana bari kwitura ba tantine, kuko nibo babonye. Cya kabiri, aho ntituzashiduka abana badafite uburere bw'umuryango nyirizina w'umugore n'umugabo, bafite uburere bwa tantine wavuye iriya mu cyaro akaza kukurerera. Cya gatatu, aho ntituzashiduka abana barireze, kuko dufite abana bireze barakura bageze ku myaka 7, asanga iwabo nta kiza kihaba, papa na mama ntabazi ibyo barya n'ubundi ibyo basiga ngo turye barye. Tantine arabigaburira abandi bakozi ku ruhande, arabigaburira bene wabo ku ruhande. Umwana agakura atarya, kandi nta muntu afite wo kubibwira ko atarya. Umwana agakura babaye, niyo mpamvu benshi bafata inzira bakava mu miryango bakajya mu mihanda. Bityo rero ndahenda umubyeyi wese nagira igihe cy'ibiganiro n'abana, nuganira n'umwana ugira igihe cyo kunamuvana mu rugo iwawe, umuvane mu rugo, cyangwa se municarane no mu rugo tantine adahari. Mugira umwana wese uzi kuvuga urerwa n'umutantine, wo kumwohereza kushinga wishyire minervare nyinshi, wo kumwohereza mu modoka ngo agiye kwiga ahantu hakomeye, ntibihagije. Kwigisha umwana ishuri rikomeye ntibihagije, kumwambika imyenda myiza ntibihagije, harabura n'akantu ko kuganira n'umwana. Mugira umwanya muganire n'abana, muzaba mugabanyije abana benshi mu muhanda. Icyanyuma, mugira umwanya w'umwihariko w'umuryango, nta wundi muntu hari, w'ibiganiro hagati ya mama na papa n'abana. Mukiri icyo bita ububyara. Hari igihe dukiri mu byari wacu mu rugo, tukumva icyo Fabrice avuga ku muryango, tukumva icyo Sabrine avuga, tukumva icyo Sandra avuga, tukitwara ngabo, tukameze tugasabana. Hari ibyo nkuramo kibanga ry'umuryango, ariko ngakuramo nkavuga mbese bambona gute. Hakaba n'igihe mbabajije nk'ubu muri ako kagoroba k'umuryango, ariko njye na papa wanyu mutubona ute, bakavuga buri wese akavuga, n'undi yajya kuvuga, n'undi yajya kumucishikisha, n'uwo nawe mureka avuge. Iyo affection irakenewe. Papa Fabrice nawe akababwira ati nanjye mama wanyu reba bimeze gutya na gutya, nanjye nkababwira ati papa wanyu nawe bimeze gutya na gutya. Fabrice mwana, muri iminsi umaze iminsi uri gukorera ifaranga mu kazi kawe, ariko umenye ko nta n'umugati weruka kutugura. Uko tuba dukomeye kurya umugati wawe Fabrice, ubu tuzaduhora turya umugati wa papa gusa, tukaganira. Wa mwana azamenya ko uyu mwana utangiye guhaha umugati wabo kuko akora, azawuhahira n'umugore. Azamenya ko papa yinjira na envelope, nawe azabazi ko umugabo ari uwinjira na envelope mu rugo. Azamenya ko umuryango wicara ukaganira, nawe ejo nashaka umuryango Fabrice azajya wicaza uganire, kuko ibyo batuvomaho niyo soko yo kubaka ko ejo hazaza kwabo. Rero ntabwo nabyemera ngo nuko iwacu iyo soko itayigeze yaba ngo nemere ko iwanjye izima. No, iyo soko nzayifukura, nishake nyigire mu miryango itandukanye. Ndashimana ko ufite imiryango itandukanye. Hari imiryango mbamo inezeza cyane, yagiye imibyigisho. Umugabo akinjira mu rugo agahobera mudamu, babyukanye mu gitondo akamuhobera, agahobera abana be b'abakobwa n'abahungu, bakanamurindira ku meza, bakajyana ku meza. Papa wakumva arahangayitse ahantu ari mu kazi, ataraza ngo ajye ku meza n'umuryango.
uracyumva icyo kintu ndacyumva yanakwinjira bakamuhobera ariko hari imiryango idaherukana kandi bana mu nzu yego papa yinjira igihe aboneye mama nawe akinjira uko abone buri wese hariya mu byumba byabo icyumba cy'abana mama akaba yiheruka kukinjiramo kera atakize rwose tantine arahari Tantina arahari rwose ababyeyi bagiye mu byumba by'abana bagiye kubasura basura abana we kureka umwana aba wenyine uriya mwana afite ibintu byinshi akeneye kukubwira yakubuza reka mvuge ngo bananuma cyangwa baranumye ngiye shingiye ibyo nganira nabo hari mu mihanda bana nabo mu mihanda shingiye urubyiruko murana rw'Imana yamaye umugisha kubera bino biganiro bitandukanye kuri YouTube murana abana benshi ariko nyamara ubumba mbarabuye wa mugani yamvugo yo hanze hati ndabarabuye ariko mbarabuye iki mbarabuye ko musanga abana musanga imiryango ejo umwana atazagira ikibazo uko dufite abana bafite ibibazo byinshi mu miryango adafite wo kubibwira aguhamagara kuri telefone ati mukozi w'Imana isumba byose wambara ukazamakanya tukaganira harimo ugeze kuma maganga ati ndagushaka ko tuganira kandi ati twagana twagira umbabade suza bishitini wacu ngo bibabwire yanganisha ibintu biteye ubwoba ariko ngize umugisha numvisha kunanganirije nanjye nk'umubyeyi internekerezo wanjye yaganirije undi nitanshakisha ukuntu mukuraho nimero y'ababyeyi hamagara mama we duhurira ahantu ndamuganiriza namubwira ni rero uracingi kugira ngo bititwa ko ari njye wabivuze uraca ha unyura ha ukore gutya kandi uyu mwana wawe umurokoye kuko ubu tuvugana umwana amaze kumaramaza ko agiye kwiyahura kandi aba mu muryango ukize ukaze ejo bundi nahuye n'umumama arambwira ati ndagukunda kuri YouTube ndagukunda narakubonye ndagukunda mbona wafashe umuntu ariko ngiye gusara ati wanjye mu rugo waparitse imodoka ariko iyo modoka kuva yagurwa iwanjye sindayigendamo ati ugisimbura n'abantu abagore batandukanye ntoraguramo marabero mu gitondo turi kuyanagura umuzama turaguramo marabero turaguramo amatiro amarouge à lèvres batayemo ati mama Fabrice ati ndapfuye ndumva umutima ugiye guturika ati uziko nageze ku rwego nyuma y'imyaka 10 yuko ngera ku rwego rukomeye cyane rwo kwimba imposho mu rugo rwanjye kandi mba mu gipangu giteye ubwoba baba muri quartier imwe runaka nashatse kuvuga ariko bigera aho ngaho umudamu abonye ko inzara igiye kubicawe n'abana ajya kubishyira RIB turashimira Imana ko yadoye ubuyobozi bwacu bwiza abishyire RIB yamagara wa mugabo bamutegeka yari yaranze guhemba abakozi yaranze kubagaburira rero kugira ngo yakire urwandiko rumwimutegeka guhahira umuryango no kwishyirira abakozi umuryango uwo mama rero duwe nawe arambwira ati mafa nkuri iki mbigenze ne komeze nkuri muri gereza ndamubwira ngo ibintu byose bihigiye kandi koko ibyo niko kuri none se uramubwira ngo aruve maje arakubwira ati ndipfubye sifita wonja nawe impamvu nkandamiza nuko siko nafita wonja ariko wa mugabo we nawe ndatekereza ko aho wicaye utazibabarira uyu muntu wicishije umuwaro mubyaranye kane akaba atemere kugenda mu modoka ye waratega moto tutabadamu muri iki gihugu cy'u Rwanda batemere kugenda mu modoka z'abagabo batega moto sino mu Rwanda gusa rega ibintu turi kuvuga ni ibintu byambuka imipaka bikagenda hirya no hino ariko biranababaje reba uyu mugore ukuntu aba yarakobotse bagakoboka urugo kandi mena abo bantu bameze gutyo baba baratangire kuri zero irya ntebe y'imbere burya irya ntebe ni y'umugabo chauffeur iya kabiri bari y'umugore buriya nge niyo umuntu amayeri ifite ngo anyicaze mu modoka ye sinjya nkunda guta nicara imbere cyetse mbwiye ngicara imbere irya ntebe yari umugabo batse yari urugo nicara inyuma kuko irya ntebe ifite nyirayo nubwo atahari ako kanya ariko afite nyirayo ariko dufite abantu bakunda kwita bicara imbere irya ntebe si yawe n'uwo yicaje muri abizi katari wawe kandi mwibutse ko nibikugora ugeze ahandi bigoranye nta handi hantu uzaruhira ni wawe mu rugo uyu munsi wa none iyo umugabo byanze byagoranye bamufunze yahombye byagenze gute amadeni yamugonze urugo umugore we niwe buruhukiro bwe naratangaye najya aruhukira ku ndaya nta mugabo uruhukira ku ndaya buri mugabo wese aruhukiriwe mu rugo kuki ataruhukira ku ndaya indaya zishinzwe kumurya bihari zikagenda muri iyo modoka kandi ibihombo byaje byinjiye mu muryango babana n'umugabo gore nibo bagira ibibazo so rero imiryango rwose turebe ukuntu ihangana urebe ko ufite igihe uzarangiriza uwo mwuka ese ubwo wabigenza utaramutse upfuye mbere y'uwo mugore wawe wagize uryo wabigenza ute uramutse upfuye mbere y'uwo mugabo wagize uryo rero buri wese ibintu byose ahagazemo abihigiye ariko cyane cyane wa mugore w'izo ngaruka z'urugo rwawe ufite rutari rwiza wo kubitura abana njye umwana wanjye ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bwanjye ibyo twakorana na papa Fab twahuriye imihanda arampofoka ndamupofoka dushyirana mu mago ntibizigera bigira ingaruka ku mwana wanjye kuko njyewe n'ibyo bibazo byose byarabagarika abana banjye nkarundarundira hari ahirya Fabrice ati mama ko numvise ibintu bikubita ni twakwicaga imibu sinigeze mbwira abana banjye ko nakubiswe nkasohoka nkabasekera kandi ingumi bayibitse mu ijisho sinigeze mbwira abana banjye ko papa bari mubi kuko nari mbizi ko igihe kizajya tugaseka ujye wicaza abana babwira ko papa bari mubi ariko ubizi ko muri museka abana zavuga ariko se babajijisha ibi byose tukwiye kubitekereza mu muryango kuko umuryango ubamo utuntu n'utundi tuzanagaruka kandi ariko icyo nari nshatse gusobanura ni kimwe
mwihangane mutekereze ko ibyo bintu mwubatse iyo bisenyutse bisenyuka nabi kandi bikagira ingaruka ku bantu benshi mu muryango w'umugore mu muryango w'umugabo hose habasenye kandi satani azi icyo bari gukora nawe babana kuko mwebwe mwahuye muri babiri ko babana babavuyemo muba muhemukiye igisekuru kizabakomokaho so rero mukwiye kubitekerezaho wa mugabo mu gihe ugiye gukora ikintu icyo ari cyo cyose uzi neza ko gishaka kwangiza umugore tekereza bari abana mwabyaranye basi wenda nge ntunekereza ko utekereza bari abana wa mugore we nujya gukora ikintu uhima umugabo uvuga uti nanjye reka mwumvishe mwishyure umumama namubwiye ni wo kumwishyura mwihorere hari igihe Imana ishaka gukubita umugisha mutwe tuntu uri kuzunguza ku ruhande wagira gutyo ukayigura wowe uzayimwicazemo kandi hari igihe wayiguriye itakiriho cyangwa ukayigura iyi ikagira ibibazo akajya gutiriya uzamutize rega byose ni gutya dufite abagore hano hanze aha uyu munsi urabona batunze abagabo kandi imbere abagabo batigeze babatunga mu gihe cy'umugabo ufite ifaranga akakwiyama akakwereka ko naho muhuriye ejo Imana ikagira gutya kuburura ibiganza byayo igashyira mu biganza byawe hanyuma rero twebwe nk'abadamu dugira n'umutima w'urukundo ukamusyagira ukamutunga kandi wataragutunze so rero icyo nsaba abadamu twe kwishyurana ngo twishyurane dugere no ku bana nibyo koko ndabizi ko umugore muri iyi minsi inshingano z'urugo ziri ku mutwe iterambere ry'urugo mwembi mutahagurutse ntabwo ryazamuka muri iki gihe ariko nubwo twe duhaguruka nk'abagore muhaguruke munsi ko muri abagore mugaruke mwongere mu abagore mu rugo ejo uko biri kose ejo cyangwa ejo bundi dushaka kuganira ku makimbirane n'abari abantu barwana turagushimiye murakoze cyane turahari ku bwanyu Imana iguhe umugisha